Ndi Papa Sava. Eu coro. Nini? Injira nta kibazo ko tudaheza se. Digidi. Jamai. Wararembye wowe gacwa. Papa Sava. Shika. Njyewe. Shika. Mekwe. Karame. Nuko suza kuzira iki? Sha, mwana wa mama rero. Ntawarwara. Ntawarwara we. None se Digidi. Kubona abantu bagenda sha. Urya umuntu burya ni igipesi Urambabarira. kidashinga. Urambabarira. Ariko narababonye sha. Urumva nkanjye nabuze akanya. Eh, Ko nabimenya byo kubimenya rwose. bite se? Ashize. Papa Sava. None se aha nahise. Sasa byanjye ni ibirefu. Uku ndeba amaze icyumweru kwa muganga. Nagize rya sha manuka mva kwa piga nzenze. Byari ku cyumweru tugiye muza mu bukwe. Manuka kwa piga nzenze. Imodoka insize ntega igare. Rezi igare ndamanuka ngeze haruguru gato tuzamuka kwa nyiri ibintu. Sinzi ukuntu igare ryakubise mu mukuku. Nicaye nabi kukuma numva intuza riratebeye. Urumva? Bankubiseho ko intuza riratebera. Riranengera. Rimaze guhenengera njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga ngira ngo ni ibisanzwe ndataha bamutunini. Rirakwama. Ekata. Cyangwa kuza. Ngeze aho iminsi nk'itatu ngize numva byaranze tsubi barambwira ngo me. Gome byaranze ngo byafashe n'amaraso biragira ku buryo byakuyemo kanseri. Haba kanseri y'amaraso, habajemo na kanseri ya prostate. Nuvuga ngo rwaye prostate yo mu kansiyarike. Urumva ya burundu. Barampimye, baramvuye biranga. Bageze aho kubera ko nta na siranse nari mfite. Muganga arambwira ati rero turakomeza tugerageza, ariko riza kumucika. Abwira umuntu wari umurikiranye ati uyu mutipe ntazakira. None uje gupfira hasi. Oya. Ukuntu byagenze barambwiye bati bazajya banera iyi miti, hari n'inshinge nzajya mfata ntegereze gupfa, ariko babivuga ku ibanga rikomeye. Byumvise kuko nari maze kugera 35 ndacunga nimugoroba mu mugaride urugi umutaravaye wo bicuma. Navuye mu bitaro norotse. Ubwo bagusanza kuki udatorokeye iwawe. Ikibazo si icyo. Uko gutoroka navuze nti reka njye mu rugo marwariye iminsi, ariko mfite mwene wacu bo mu ntara azaze kuntwara. Sasa mpamagara umusheri
umusheri araza umusheri igikobwa naryaga cyanjye araza ararara mu gitondo nibwo undi umusheri w'umukobwa umutima yaje agemura igikoma barahurira papa sava nsize barimo gucakagurana umwe yafashe icyuma undi afata urukezo barimo kubagagurana mu none uja nyine ndahunze ndarebye ndavuga nti oya rwose ntabwo nakubwira ugire ko urimo gupfa nurangiza usigena barimo gucakagurana uza wifatira na mwana mama noneho ndarebye ndavuga kugira ngo bacakaguranire mu nzu ndimo wenda n'abaturanyi bahagere basanga naturutse ibitaro reka nze mbe rwariya mu gihe bataranjyana mu ntara noneho ni ukumisha nk'iminsi ibiri iyi serumu irashiramo bantera indi nzanzamuke by'agateganyo njye mu ntara njye gupfirayo mwana mama wambaye kakumba k'inyuma nkaba ndimo ko nakugora bamfatire hariya none se ak'inyuma ko ariko watungiye abikagame inyama ze ndajyamo papa sava nturi umuntu w'umuvandimwe ari ikintu wigeze umburana shawumva koko rwanda bamuvana rwaturutse n'ibitaro urumva atari ngewe biri bu ibitaro kubituruka hari imiti nayimenya natwaye ibipapuro yanditseho ninjyaho mu cyaro nzajya nyishaka ninyibura wenda nzagwahana ibya none gusa nashize nukubona ngenda nashize urangenza ute none ikintu kibabaje barimo gucakagurana ariko umva ni naho gikomeye ariko nose umva umwe niyica undi nabo bagashakisha nibafata araturutse ibitaro aho ngaho rero niho biciye rwose niho umvangiye vrema umugabo aho guhaterera iki umugabo aho guhaterera iki utera utwatsi ariko urumva atari byo kunagaho basisharagiwe cyangwa upfe kunagaho basa umukenke basafa rwose ndaryama kabiri singoye hano mambwiye ko harimo ibiryo urumva simbasha no kurya nikoze utuvuta se kata nikoze se byibuze utuzi kata nikoze se agasukara kunishwe nyamba irya none nereka kumva biryamye kombasi nereka kumva biryamye kombasi uraryama uraryama ntacyo bitwaye shano kuba nihengetse nashize mwana mama uzi kuva harangurira kari agapando noneho imisonga irakubita harimo ikintu cya rusoka kirimo kuzamura muri korone veritebrali kigafatira muri borosantere kigahita gifata muri kano kantu ka maniyeri aka ururuza ngo ugabanya amagambo reka neza ugashwanyaguza nkumva neza agacyahise mumireho meruka se nakurya none cyane ngo ibiryo birimo aha ariko ko numva uje kungora ntabwo nkugora ndarya se ugira ngo uretse ko ari inzara ibi natumye wenda mvuga indi nafatiye imiti ntariye ngahita mpfa ntabasha kurya ndabira Nasza nie przy rzeku trzeba. Rero papa. Nyoze kujya utanywe kiriya gikoma. Reba intambara uzuze mukaza kwicara aha ngaho. Rero wita ngaruka. Papa ameze neza? ni mwe mwari yose. Ahubwo se wamunijeho nk'utunota tubiri kanshaka kumuvugisha. Oya nta kibazo reka tugende. Uretse kugera ngo ubwira akantu. Niba wihejeho gato. Niko uransigira indaya hariya wowe kubera iki? Uransigira indaya kubera ikira. Ariko digidi buraya bwawe bimaze kugira haganaye. Naraye wawe ndi gukina. Banaje kukurwaza ndi gukina. Ariko naguhita ngaruka. Wari guhita ugaruka ibiki? Dore niba nababwira rero byo kurwaza namwe muri mugenda mumuramo. Ujana gukora iki? Banasase mwe muri gutera akayoge mugatana na ejo mugashaka no kumura ngo mpfe vuba vuba. Ku buryo ngiye wakwitayo wansuzuguza uriya mukobwa. Nta nisoni. Nge hari icyo ntagukoreye. Hari icyo nagukoreye ubundi ko kiba kitavuga. Nta nisoni. Uretse nuko turaha. Ariko ngubu nuko mukorera Imana murwaza abantu. Rwose. Mahabara yawe yaje.
papa sava ako ubu uri hehe wowe uje hano gukora iki hano ni wawe ubundi uramwirukaho mu biki ubwo nagureba hano ukuntu banshize ariko bagushyira abantu ariko se hafi ubu ngubu koko ibi bintu wagagombye kubinkora ubu se uje wirukanka uzi ko aha ngaha ugeze tutari buhamenyeho wari uzi ko ntari buhamenye ngenje nirukanka nkugemuriye nkuzaniye ibikoma nawe urimo urirukanka umpunga urimo uranteza iyi nshinzi y'uko bwishege arimo arambera hejuru nta n'isoni niko muko agaciro kawe umereza ni akahe yego ye ifu y'igikoma igura ngahe isukari igura ngahe amazi agiteka agura ngahe na gazi irahari ahubwo se baravuga nk'iki nta soni ndavuga nk'iki numva umuntu wazamutse wawurenze wawugejeje sinzi aho turombotse ubuse warwaza gutya gakira nkubwire muko ntumenyere nkumenyere ibiki ubone nakumenyere hariya ushaka kunyurira no nkumenyere ntakurira nagutondagira nanjye nakwereka ukabona naje nakungana ibiro bingaho ufite ibiro bingaho ufima nta soni nanjye nakuzinga wikweze mu mupira w'umugabo wanjye kabishwe nyambaye nyine yambaye niyo umugabo wanjye sasa na iminsi ibiri mamaze murwaza wari uri guteka ko ngiye nta murwaje ariko ni wanyu cyangwa ni wanjye shinzi gusa digidi aha ni kwa baranirwa no kwiyubaha ceceka we ndavuze ngo ceceka niko digidi ubundi ibi ni ibiki koko sibyo se nkubwira ngo naje mbikunga nyine ngiye kwipfira nawe akaza baje tanga umwanzuro rero tanga umwanzuro mu mvanire induru hano ntabwo usanze ndimo kwikorera ibyo nikoreraga ubu baramamagara ngo ntajya raporo mvuga ngo narindi mu matiku yanyu ese icyo utabona ni iki uvuga icyo ukwiye tuvuga hanyuma mugende kandi nari nabikubwiye ako kayoge usize iwawe uri mu kirano ngo biravuga utererana umuntu w'umuvandimwe aje kwiyambaza afite ikibazo bakoresheje ubundi wowe nje mugemuriye nkuzaniye ibintu ukaza wirukanka n'ishoreke yawe nawe wanengushye utambwiye uhageze uranatongana utongana n'uyu musheri wanjye wundi ubwo se umukobwa utagira ikinyabupfura udafite ufite abasheri bangahe gakobwa ubuhere inshuti yanjye ntongere kunyita umukobwa ntiwambyara cyangwa nyoko mwabyare surumva badafite kamere bigende bite rero fasha gutya shyira ahangaha wibeshye umuhereza ese wandekera umugabo waretse utanyicira umugabo uri kumunaga hejuru nta n'ubwo ubona ko arwaye ese nta n'umutima ugira wawukuyemo se noneho rero jyewe mwabavandimwe mwe rwose iby'isi ni amabanga urumva murimo murapfa ubusa urumva jyewe mu by'ukuri ntabwo ibi byose byakageza aha hose murapfa ubusa urumva ari nabaje kugusobanurira indwara ndwaye nkubwira ukuntu n'ubundi meze nk'uri kuri parikingi urumva murapfa ubusa isaha n'isaha napfa mugasigara mushwaniramo rwose urumva nta kibazo kuba mwari munsuye mundwaje ariko ntazanapfa ngapfa mpfanye n'agahinda k'ukuntu murimo namwe gupfa ubusa urumva sheri nako sheri mbwira ndakumva ngewe ndwara ndwaye mu by'ukuri umunota wari wose yambirindura urumva ngewe nagiraga ngo rero mbasaba ikintu kimwe ibi murimo niyo twashaka undi muntu akandwaza cyane ko nari nabonye ubutabazi bw'ibanze kwa papa sava akambwira ngo araba nyipeveye andwaze mwakwitahira mukigira mu rugo buri wese akishakira undi musheri cyane ko mbabwije ukuri nta kintu nzabamarira ntacyo azabamarira nyine ngiye yambwiye yuko indwara arwaye n'ubundi uko yavuze ntabwo ukwezi cyangwa abiri nta nubwo yagera ntabwo byavanga byombi ngo bigere niba nta rikosite zikaze zarabuze niyo nuza pankere yavuze bikaba ari uko bimeze ku buryo bavuze ko atazakira gukira noneho hari igihe banavuga bati wenda wurira indege ugiye mu Buhinde cyangwa Amerika cyangwa za Mexique na za Cuba harya hepfo bavura cyane posibirite ye n'ibinariho ni 0,000 ku gihumbi nta nubwo ari ku ijana ni ukuvuga ubundi ahantu byapfiriye
nuko nyine nagize ibibazo nyine nanjye nkakomeza kujya mu bintu bya magendu nangiza n'umwijima. umwijima wese muzima n'urwagashya n'impyiko harwana kuri mabyiki ubwo n'amaraso. aho ndi kukurwanaho mu biki yewe muko harya twarwanaga mbabarire ntabwo tunyara gushwana twara umurambo iyo kanseri yawe izo nyama zawe zizatonyokera ahandi atari ngiye uri kuriho n'amasazi bega inyo uziko mpise nkubona yewe mpise nkubona inyo zikuvamo waraboze ko nawe urumva ntabwo wamubwira utyo nyine nase uko nk'umuntu ari mu nzira ari gupfa nawe uri kuniga kugira ngo ahubuke. napfe ariko watinze ahubwo watinze rwose kumbe narwazaga umurambo reka mbwete gide nureba n'iriya nzu yawe nakundaga twara umva mko genda n'ubundi inzu irimo yavuyemo no mupfu mupfuranuka we digide no umupfu wawe wowe byaba ari ibindi reka twara mko genda rwaze ndaguhariye nyine uruhande rw'umwe turarubonye. Niyo mpamvu navugaga nti nawe aho kugira ngo uzate umwanya undwaza n'ubundi ngupfira ubusa sheri ndakubohoye genda wishakire nawe undi musheri uzabane mu byiza kandi ukuri warakoze. Allo bayi pe shubite bayi shaka karwaye niko nari nagiye kureba subwo sinkugeraho nka mukanya reka nta birenze ni kwa gufasha indembe ziraho zitagira famiye ariko by the way hari mwene wabo waruje ngabonye bene wabo noneho nge ndaje ko udufaranga nifite se nandi kumwitaho ko nshoboye reka ni kwa kubana muri group ukajya ufasha umuntu abandi baba bafite akazi batamubonera umwanya rega nakabwa sinzi nta n'umuntu ubumwitaho cyane. Okay reka nze nifatira akamatonze nkurebe Sasho shada urabisumva ndagukumbuye iminsi binanira imaze se araragongera te man umva simbizi gusa sho reka nze nkurenda kubwira neza love you abo warofite undi napfana n'umurambo nkawe urumva ugifite ijambo wacecetse ukajya gusenga Imana ukazapfa vuba. Oya sinzi ndakwinginze. Digide Kame nubwo nyine wambabaje kenshi watumye nyine mpangayika unsha inyuma ukora ibintu byose bishoboka byose byababaje umutima wanjye biranagukomeretsa ariko njye ndagukunda kandi ndagukunda cyane uko urwaye kose uko umeze kose ubuzima bwose uzanyuramo tuzabunyuranamo uko uzaba urwaye kose nzakurwaza uko nzaba nshoboye kugeza ku mwuka wawe wa nyuma. ngiye gupfa nta kibazo niyemeje kugukunda kandi nzarinda isezerano ryanjye nagusezeranije ntabwo nzigera nkwemukira nubwo wagiye umbaza kenshi ukanteza abakobwa ukanteza iki ariko ntabwo nzigera na rimwe nzagukunda mpaka ku munsi wawe wanyu tuzaba tukiri ko Imana nibishima nyine ko dutandukana gutyo tuzatandukana ariko mu gihe ukiri mu mwuka w'ubuzima nzahora ndi hafi yawe Digidi. Gabika amarira ubona izarira ku gituro ubitse busitotse ayo marira uyaririra n'umupfesho bundi arapfuye wirira aka kanya niyo mbwiye utyo cyese turaziranye ahubwo ntabwo nzi waba nzi neza se ntabwo nzi ntabwo nkuzi narakubonye papa sava wabumvise wababonye ndetse sorry nanjye mbabarira nanjye narangaye ntabwo mukiye ariko ntabwo nzasubira ninapfa nubwo nzagukunda nanjye ukunda uruzima ariko ukunda urupfu umukobwa nkawe mwiza amadede wabuze iki utuguru twiza tw'inzobe tumiyoye agataye keza abahungu bose barakurwanira none uri kuri murambo
k'abakobwa bazamuye ibigoryi nibwo amaze kubibona pe cama dede umutwe wawe tete vide gusa nicyo twashyiraho kindi twavuga oya ntacyo urancumbikira cyangwa ntayo digidi oya papa hano sava hari ikindi cyumba papa sava reka njye kubera yuko digidi reka atahe tugende mu rugo njye ndakomeza mwite hariya mu rugo ndamurwaza mpaka atazagira ugaruka wewe ubwo niba ujya wumva ushaka kumwitaho sibyo ko hano udusupu turahari icy'abateka barahari mama sava nawe uhari ngo wenda aramujena afate kiriya cyumba cy'abashyitsi abemo kadogo azajya aba ahari hatungi azajya aba ahari nanjye mpari kuko rogi twayikuyemo hano ntikihaba sibyo digidi uzi reka numva n'ikintu kivuga mu nzu dede beve sha ngiye mu buvuga ndeke kabisa uzi natangiye kumva nuko indwara zawe papa sava reka duhindure forekansi tuve kuri shoti webu se tugiye muri FM tugiye muri FM dede urumva umeze ute ku mutima wawe digidi cyeka byonyine imana yonyine ireba ibyifuzo umuntu aba yifuza njye nakifuje yuko wakiruka ukaba muzima tukazamarana imyaka yose y'ubuzima turi kumwe wari uzi ko waba wari uzi ko cyangwa se uzi ko jyewe digidi gishabozo jye ubona wari uzi ko ndi urwembe mwaba muzi ko njye digidigi ndi mushya muzima Jesus no gira urya toro hari urushinge rwariho cyapaye papa sava mu cyokezo mufitemo ihene koko ihene ifite ikintu cy'urugimba ahangaha mufite inzoga ubwoko bwose humura digidi nyibi humura shashi bwira mucoma ashyireho ikidari sho jigo de chevre ebyiri n'amakompanyema yazo unkubite peti imitsingi ebyiri zikonja sheri uranywa iki be kanda tuza uzi ko humura cyapaye yakora wankabura kosha ntago yakufata isima sheri humura digidi ntubizi ko ari njye mwiza gusubaho tuza meze neza kandi nanjye ndagukunda neza wabonye abisi wabonye rubanda ngo prengo hingo nyango hingo yanyoye sho ema ndagusabye ngo waba yari kuconga papa sava nawe ndakugarukaho ariko mumbwirire mu byubahiro bye ahaguruka uko yinjiye aha ahite aturumbuka kwenda nyine muhaguruke ntacyo muvuze umurenge impande ya mugenzi wawe bamubwirire mukomeze imana iguhindure tembea na Yesu kwenda bye sheri jiwe nagiraga ngo ndebe urukundo nyarwo ndebe umuntu nkunda urukundo ruzira uburyarya kandi nukuri mukunzi suye